Secret Love. Inyi? Secret Love. Umviki. Secret ngo? Secret Love. Secret Love. Kwisirukwi? Secret. Uyu munyamakuru noneho. Nanjye ntabwo nzi ubwo numvaga harimo wenda secret service. Ngo ni Secret. Njye numvisemo njye numvise sukari. Oya, sukari ntabwo yitwa sugar. Sugar? Sugar kanyagiye bavuga ngo sugar mami. Ni kuki bavuga sugar mami se? Isukari mami nyine. Ba sugar mami nyine aryoshye nk'isukari. Age ba sugar mami bakora iki? Ni baba kecuru bateta tinoti yitwa noti. Kuko hajemo inoti. Ubusa abantu bajyaga bavuga ngo nzovuga na Nyamabondo. Cyashaka kumubaza kimwe kivuga uti ese ko tukumuzi ku izina ryo kujya cyane. Ese ishusho wagaragaje mu bukwe ryari rimeze ute? Warifashe nkuvuga ngo ndi umugeni cyane nawe warakoresheje za nararuye nije umugore wanjye ariko nawe waruye byinshi. Ariko naruye nk'abakinnyi. Ariko umugore wanjye akibaze oya reka nibaza akabazo Nyamabondo cyangwa nka mbone no kukabaza madamu we nubwo tutari kumwe ko bavuga ngo umugabo yarya cyane amenya guhahira urugo. Bure no umugabo utarya cyane ntabwo amenya guhahira urugo. Uzasanga urugo rwishwe n'inzara kuko wa mugabo ntabwo azaba azi kurya. Ese umugore wa Nyamabondo ko nawe yariye cyane akarura ibiryo byinshi mu bukwe nawe azahahira urugo ubwo bose bagiye bazafashanya mu hasi. Ubwo umwe azaza agura akafuka ko muceri n'undi agura kandi. Karanashime umugore wanjye buriye cyo namukundiye. Bijya bintu byakabaye byo. Oya gese ko wanjye mujyana. Tagaza amakuru twese usuguhiga ibirayi se. Kandi bijyanye itangazamakuru ariho bakundira umugore wawe bakarinda banamusambanya atabyuzi. Abasanzwe asambana. Ngo bakajya bate? Ngo bakajya banamusambanya. Abantu basanzwe asambana. Gese ko rafata umugore wanjye n'ubuvuga ngo tujya gukora kore gisiraji na mana samamuga namukorera nanzova muga namukorera ntago giye ngombere ibyo. Nokubazo gize nk'Imana nkapfa. Uyu ngo kare wo mwuga umuntu arya kubera kuvuga. Erega burya uramutse upfuye ya YouTube channel yawe isigara itunze umugore wawe arabindura. Noheri niwe bahanganye benda kuzicana. Noheri natwe arimo kutwishyiramo ariko Noheri nkubwire nta kibazo wanyise umuhari n'imbwa y'ishyamba n'izindi mbwa ziyishe ntizirye. Ariko none nimba wise abantu umuhari ubwo wowe uri iki koko? Ariko ngiye ndi umuntu warezwe, ndi umuntu uvuka ku babyeyi batoje umuco, ngiye ntago ngututse. Akurase byubahiro. Ariko no kuvuga ngo Nyamabondo dushobora gusangira inzoga tugasangira ibiryo ariko ku mugore nkubwire Nyamabondo nimba ndi inshuti yawe umugore ntabwo oya nabankoza amakosa ushaka kubivugaho ruvuga igihe umugore wanjye dufite kuba tubana ariko akazisobanukirwa yatwara abanaga ariko atankunda afite abandi yakagombye kuba kumva wera akaba yari yisaza akagombye kukunda nzovu sinabasangana rero ngo njye kwirwa mpangana nzovu hano umugore wanjye bari mukuru ari we wakubitande kuko ari abagabo benshi ntago nakubita umugozi no kubitana nzovu. Oya reka njye ako kantu gasobanura nk'urugero mfite umugore nsanzeho Nyamabondo mu rugo iwanjye icyo gihe umugore wanjye n'uwo wamuhamagaye none njyewe hari icyo mba namukorera Nyamabondo ashoboye icyo gihe njyewe wa mugore. Yes, reka nizere ko mumeze fresh mwebwe mamuhereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Turabashimira ku bitekerezo byanyu mutugezaho kandi tubahereje impundo n'imigisha. Ibyo muri ko murakora mu mukore mushamwe agatege uyu munsi ushobora kubona byanze akokomeza uhangane ejo bizagenda neza. Nawe ubona ko hari ikintu cyavuyemo cyangwa ubona ko byakunze ntiwige cyane ngo uwijajare kuba ameze nabi kuko isi ni gatebe gatoki ibintu birahinduka. Ejo wasanga umeze nk'ababasaba abo bimye imbere ya kamera. Ndi kumwe na Nyamabondo pamoja na Nzovu. Reka tubanze tunabashimire ku mwanya wabo baduhaye kuba twicaranye. Muri amahoro? Yaba ndashima n'abantu. Kaburongeye kubona ishimye ko ricaranye n'umugabo bita Nzovuste. Kaba wicaye ubungubu kuri Nyamabondo noti. Oya ni nabyiza kuba unicaye kuri Nzovu 150. Mbone no gushimira abakoze abasabu
sheya na kometi muri ab'agaciro rwose. Imana igihora ibarinda. Nari mu mutima no mu mutwe na noti wanjye ngo abari umubosi umfasha. Noti yitwa noti kuko hajemo inoti. Ubusa abantu bajyaga bavuga ngo nzovuga na Nyamabondo ngiki babwire barajyaye. Oya bihorere buriya Nyamabondo rero hari abantu Nyamabondo twiye gushwana turashwana ariko twariyunze. Burangiye nararyamye ndatekereza mbese ko twese twaremwe n'Imana. Nimba yenda buriya bacungaye mu Kinyarwanda Nyamabondo ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Uyu munsi dushobora kuba tutumvikana ariko twebwe twakwica nk'abantu b'abagabo twasese inzobe twongera tugasubirana nta muntu uduhuje cyangwa ibiki n'ibiki. Ako hano hanze hari ikibazo cya Nyamabondo na Nzovu tutabyirengagije. Ibyo kwiyunga ntibitureba. Twe nkatwe nk'abafana niye mpamvu Nyamabondo atafashe umwanya aguhe ikaze mu bukwe bwiwe. Mu bukwe bwiwe sinzi ngiye kuko nagiye kumva numva ubukwe bwa Nyamabondo burabaye bubaye kuko muri iyi minsi muri icyo gihe ntabwo twahuzaga neza. ni kwa kundi kutumvikana kandi burya ntabwo waba utumvikana n'umuntu ngo ube watatamura invitation ngo uyimuhe. Nyamabondo buriya ashobora kuba yatekereje ariko Nzovu ko tutarimo guhuza nimfata invitation yanjye nkayima. Buriya invitation zirahenda. Buriya invitation iyo umuntu agiye gukora ubukwe ajya mu icapiro hari amafaranga atanga. none nindamuka nyihaye Nzovu ntaze kandi iyo invitation nayo kuyiha undi muntu akaba yaza mu bukwe bwanjye Nzovu ko tutarimo guhuza wamureka nkatumira abandi. Nyamabondo niko natekereje ko ibyo bintu nawe yabitekereje ku mutima wiwe. Nta rafise uko abyumva. Yes, nanjye no kuvuga ukuntu we yana kuvuga ngo urukije twatubanye nabi kandi ukuvuga ngo ngiye no kuntu burana nabigenje nta bantu benshi nigeze n'ubwo mfite senda cyazifite nta bantu nigeze nziho. Ariko shaka no gushima Imana ibintu byose hafi 98% narabyifashishije nta muntu nigeze ntwerera teretse boss wacu gusa sigira egisiraje no ntwerereye. Erega bura nibyo bura Nyamabondo ntaguciye mu ijambo. Mbone no kubwira abantu bajya gukora ubukwe ntimugategereze ya mafaranga abantu mwabahaye ngo invitation ngo Nzovu muhaye invitation ngo arantwerereye ngo kana kamwana muhaye invitation arantwereye bundi baca umugani ngo akimuhana kaza imvura ihise. Wowe nimba ugiye gukora ubukwe Nyamabondo tegura bije yawe y'ubukwe uvuga iti amatete mfite amafaranga kodesha tete mfite amafaranga y'abantu bazaza bakarya bazaza bakanywa mfite amafaranga yo kuzakodesha imodoka izagendamo abageni mfite amafaranga y'imodoka n'amakwasita azagendamo abaje mu bukwe bwanjye. Ariko ntuzategereze amafaranga y'abantu wagiye kwitwerereza. Nyamabondo ndafite icyo ushaka kumubaza kimwe kivuga uti ese ko tukumuzi ku izina ryo kujya cyane ese ishusho wagaragaje mu bukwe ryari rimeze ute? Warifashe nkuvuga ngo ndi umugeni cyane nawe warakoresheje za nararuye nije muno umugore agire ko nawe waruye byinshi ariko nararuye nk'abakinnyi ariko umugore wanjye akibaze oya reka nibaza akabazo Nyamabondo cyangwa nka mbone no kukabaza madamu we nubwo tutari kumwe ko bavuga ngo umugabo iyo arya cyane amenya guhahira urugo. Bure no umugabo utarya cyane ntabwo amenya guhahira urugo. Uzasanga urugo rwishwe n'inzara uko wa mugabo ntabwo azaba azi kurya. Ese umugore wa Nyamabondo ko nawe yariye cyane akarura ibiryo byinshi mu bukwe nawe azahahira urugo ubwo bose bagiye bazafashanya mu hasi ubwo umwe azaza agura akafuka ko muceri n'undi agura kandi karanashime umugore wanjye buriye cyo namukundiye yarasubiye wabo guhinga. Yaragiye yagarutse ejo ariko no kuvuga ngo yaragiye arahinga arambwira ati nibyo yari yarahinzemo ibyo yari yarahinze mu byo yarabizanye arabizana. Tubonera no gushimira umugore wawe n'intwari rwa mbere Nzovu
ejo mu gitondo sinagwambura ukaza kudusura. Oya naza nkarusoma kuko nanjye nkunda urwaho Mu gitondo ariko kurutuko uzindutse nkaguhamagara ugatega akamoto. kurutuko Nuko nanjye wanyishyuriye moto nayo nayishyura. nta kibazo reka nzaze kwisomera ku Urwagwa. ubundi baravuga ngo reka nzaze kwisomera ku ntango y'amahoro. Buriya kera wafataga urwagwa ukarushya babyitaga intango y'amahoro. Buriya iyo watumiye umuntu iwawe ukamukubitira urwagwa mu gicuma ni intango uba umwubashye. Okay. Tugenda tuganira gace mu mashusho amwe ariko aragenda avugwa hano hanze. Umuntu bita Jitafu ndabizi n'inshuti yanyu ako biravuga ko ari Nyamabondo ari na Nzovu ari abantu bagiye kuzima mwino minsi kubera aho tuzima gute mbona no kwiyama abo bantu tujya kuzima ko baje mu kibuga bakidusangamo Noheli ko akijeme ejo bundi akagira gute tugomba kuzima badutega iminsi mibi gute None nkubaze. Noheli adushaka we Bizovuna birameze imyaka 25. 25 ari kuri kamera. None se ubwo baramuze imyaka kahe? twubatse izina Barumva ari ibintu byoroshye. None ugiye kubaza ibyo cyangwa kutuzimya. Okay, nka Nyamabondo navuga ngo muri Genizi turafata urugero muri Genizi Nyamabondo ntabwo turakubona muri Genizi. Ntabwo abantu bose ariko bajyamo. Bose bakina ikipe. oya nyamaho We ntabwo abakinnyi bose bakina ikipe. ahubwo nawe ni igihe kitaragera ariko ngewe igihe cyawe kizaza Nikigera nzajyayo. Ariko ntabwo abakinnyi bose bakina ikipe y'igihugu. Hari ikiganiro Jitafu yakoze kuri Irene aravuga ngo hari abantu bamuri nyuma muri bubi bifuza ko ava mwa runo ruganda ako yanze ko avuga amazina dutekereza Ni Noheli yavugaga. Ni Noheli niwe bahanganye benda kuzicana. Noheli natwe arimo kutwishyiramo ariko Noheli nkubwire nta kibazo wanyise umuhari n'imbwa y'ishyamba n'izindi mbwa ziyishe ntizirye ariko none nimba wise abantu umuhari ubwo wowe uri iki koko ariko njye ndi umuntu warezwe ndi umuntu uvuka ku babyeyi batoje umuco njye ntago ngututse akurasa ibyubahiro. Ariko no kuvuga ngo Jitafu bino bintu yabijemo kera. Yabijemo 2 mujya muri 2022 ubwo arashize nk'imyaka nk'ine 3 gutyo ni 3 bya bino bintu nabijemo 2024 mu kwa 10 mu mpera z'umwaka. Yes. No kuvuga ngo Jitafu niwe yarakoranye na Bayago. Sibyo? Yego. Urumva ko n'umuntu wa zamani. Kandi Jitafu menye ko twakoranye n'ishano twarafunga ngo buriye. Kandi burawe no oya n'umuntu wize mbere yuko mufungirwa hariya we hari amakuru mfite yuko yagiye ni wawa yagiye ku kirwa yaranabivuze. we rero umuntu wagiye wawa hariya iriya ntabwo ari gereza baragenda bakabagorora bakabigisha uzarebe n'indirimbo nyinshi ibintu byose arabizi amasengesho Jitafu koko baramushaka wiki we ni Noheli ayo no watse kwibasira abantu ni bashemera mwiriro. Bivuze ko Noheli ari wa muntu harimo arakwega ari nyirabayazane w'ugwango ruri hagati yanyu kuko nawe urabigiramo na Nzovu arabigira. Oya ntabwo mbirimo ibyo bintu nta muntu mpanganye nawe none kiza gihari nanjye nta muntu mpanganye nawe Nzovu afite cano ye nawe afite cano yanjye ni mutubura ku yandi macano muzatuzaka kuzacu Nzava gutumira nawe umutumira ni ibyo birahagije. oya babyita gufashanya buriya nk'abantu bafite ama YouTube nka Nyamabondo ashobora kuvuga iti Nzovu wangwise ikiganiro ntabwo ashobora kumpemba nanjye nkamubwiye nti se waje ukama ikiganiro twese no gufashanya kugira ngo ibingibi bizadutunga ejo bundi bidutungira abana tumaze gucomoka nk'uko bamwe babivuga. Tujye ku kibazo cya Yakamwana. Ese Yakamwana ko muno mwanya ari kuzana umugore ku itangazamakuru bijya bintu byakabaye byo oya gese ko wanje mujyana itangazamakuru twese so guhiga ibirayise kandi bijyanye itangazamakuru ariho bakundira umugore wawe bakarinda banamusambanya atabyuzi abasanzwe asambana ngo bakajya bate ngo bakajya banamusambanya babo n'ubona abasanzwe asambana gese ko rafata umugore wanje n'ubuvuga ngo tujya gukora kore gisiraji na mana sama muge namukorera nanzova muge namukorera ntago ngiye ngombera ibyo nose gize nk'Imana nkapfa uyu ngo kare wo mwuga umuntu arya kubera kuvuga erega burya uramutse upfuye ya YouTube channel yawe isigara itunze umugore wawe arabihindura gato bikajya kuri we buriya YouTube channel ni nk'ubutaka. Uyu munsi yavuze Secret Love inyi Secret Love umva iki Secret ngo Secret Love Secret Love
Secret. noneho mana Secret. uyu munyamakuru noneho ibyo nanjye ntabwo nzi ubwo numvaga harimo wenda security service ngo ni secret njye numvisemo Ariko cyari Igifaransa. njye Oya? numvise Icyongereza. sukari oya sukari ntabwo yitwa sugar shuga Eh, shuga kandi hari igihe bavuga ngo shuga mami oya Ni kuki bavuga sugar mami se? iyo isukari mami nyine ba sugar mami nyine aryoshye nk'isukari igihe ba shuga mami bakora iki ni baba Ni bamwe bashukaga abana. b'abakecuru bateta abasore bakiri batoya gira gutya mvira muri nose iyo bavuze ngo verse là-bas buriya mufano duhamagaye Eh. w'imyaka 22 buriya umushatsi wa muri sugar daddy ndaguhamagara mu Sugar kandi mu daddy. kiganiro Sugar daddy. None se ndahita kuburyo- nguhamagara inzovu umuntu sugar daddy ni umuntu yashutse umuntu akamuhereza icyo adafise kandi inzovu wumva umukobwa ni umuntu yamwishakiye yabaye sugar daddy gute yamwishakiye ate umukobwa yamwihamagara inzovu ati ndashaka ko nkorera ibi n'ibi kandi si inzovu yamushatse si inzovu yamushutse arahinduka sugar daddy inzovu canke arahinduka niko canke baba bikoranye kwera ubwumvikane nabyo birashoboka ariko abasore b'iki gihe rwa rubyiruko ibiki bagenda bagakundana n'abakecuru b'imyaka 50 bafite bya bipangu b'abagore b'abapfakazi sibyo noneho yabona umusore bakaryoshya bakagira gute ni cyuma nago nshaka turi kumva nzovu uyu munsi wavuze ngo verse kuvisa no kuvisa amafaranga Verseri. no kuverisa bura n'umotari wa verseri verse ni urabona nkanjye nzovu ngera anniversaire ku itariki ya mbere z'ukwa mbere iyo bavuze ngo verseri ni nkondo cyangwa nuba iki kuntu nakabyuye no bagashaka kuvuga ngo adversary no kuvuga ngo umuntu muhanganye n'indi anniversaire buriya anniversaire ni nkuko bavuga ngo respo yakena na peri umwe abari anniversaire ako no mu biganiro hamwe adversaire enye abahangana uhanganye ubu nka Noheli ashakwa anniversaire wanje akagira ate ibintu nk'ibyo ngibyo ariko n'ihangana ritanahari wena no kuvuga ngo Noheli urabona Noheli agifite imyumvire kuko Noheli yabaye mariyine ariko nanone two kumutindaho buriya iyo umuntu uba urimo kumutwikira ibya Noheli tunabivemo no munsi Nyamabondo ni inshuti na nzovu bibaye ngombwa ko nzovu umusanga ku mugore wawe ubushuti bwawe bwagatinga bameze oya kidasangirwa n'icyo ngicyo Nyamabondo dushobora gusangira inzoga tugasangira ibiryo ariko ku mugore nyamo nkubwire Nyamabondo nimba ndi inshuti yawe umugore ntabwo oya nabankoza amakosa ushaka kubivugaho ruvangara igihe umugore wanjye dufite kuba tubana ariko akazisobanukirwa yatwara abanaga ariko atankunda afite abandi yakakombye kuba kumva wera akaba yarisaza akagombye kukunda nzovu sinabasangana rero ngo njye kwirwa mpangana na nzovu hano umugore wanjye bari mukuru ari we wakubitande kuko ari abagabo benshi ntago nakubita umugozi no kubitana nzovu oya reka njye ako kantu gasobanura nk'urugero mfite umugore nsanzeho Nyamabondo mu rugo iwanjye icyo gihe umugore wanjye n'uwo wamuhamagaye noneho njyewe hari icyo mba ntamukorera Nyamabondo ashoboye icyo gihe njyewe wa mugore twatandukana agasigana na Nyamabondo njyewe umugabo ntacyo namutwara nanjye nuko nteye twara abagabo benshi bashika bagakubita abagabo basanze mu nzu oya kereka bahuriye nko muri loge icyo gihe umugabo niwe waba wabigizemo uruhare ariko amusanze iwanjye mu rugo umugore niwe wabigizemo uruhare cyane namusanga iwanjye njyema numva yuko buriya niyo mpamvu n'umugore wanjye ritore yaragiye n'iwabo sinafangwa agiye gusaba cyangwa agiye kugira gute mba numva yuko nyine umugore wanjye ari mukuru umugore wawe yakoze ibyazi imyanzuro yose yafuta niwe ni mukuru ariko nanone Nyamabondo mwana uretse kumvangira Nyamabondo ariko mwana ibintu urimo ni ibiki ibintu urimo ni ibiki niba uri umusazi wajya gusarira ahandi urimo kujya imbere ya kamera twebwe twibereye mu kazi kacu n'ibintu byagucanze twagiye yego rata ushaka kwica akazi kanjye oya mwiyore ese nagoma kuzana ubugori byese byibura se basiriho iriho yingiye yes no yes no kuvuga ngo rero nyine nagaciyemo twari duhuye na mwehu muri bangana mwe humva iki nzovu oya twari turi kuri izo gahunda barakomeje ngo mwe humva iki umwe n'ufite ubumuga bwo mu mutwe
kuri nabyo da ariko nanone ibyo ku ngingo twari turiho yakamwa na niwe ujya uncanga ejo sinzi ahantu duhetse gukora ikiganiro cyangwa nimba twari turi muri kwamamaza turubo uzi ko ntuyavuze ngo agize nk'ibyago agafungwa hagasigara umugore wiwe mu rugo ngo akagira amahirwe akabona undi mugabo umusigarira ku rugo ngo kuko ngo nta kibazo ngo yabigira ngo kuko ngo n'ubundi ngo wa mugabo umusigarire ku rugo ngo yazaza amuha iby'umugore azaza amugemurira ahubwo njye numva kubera ko yakabundi arabyara umuntu amara n'ugiye njye nateye inda igiye kuba nkuru kandi harya ubwo ninde ari wowe yakayarananze ntatera cyangwa ntabwo yakabyara oya yakamwana uzi ko yagize ikibazo ngo bamurasa hano mu mpyiko bishobora kuba hari icyo byangiye cyangwa bamurasha amabya shana byo simbizi reka ese ubundi kubyara biva oya ngiye icyo kintu kubyara biva kubyara imbyaro zitangwa n'Imana oya zitangwa n'Imana ntabwo wabyara nanjye ntabwo nabyara inzaro ziva nyine ni ukuvuga ngo ni uravuze ngo ni mwibye abandi bavuga ngo urubyaro ruva mu mugongo oya umugongo n'utuma urongora ni nka morotoseri ese ubundi inzovu umugore wari muri ona pocket y'undi mwana duheretse kubona oya buriya rero mama Sandrine tumanye imyaka 5 tutabana umwana wacu wa bucura witwa Irene azaba umunyamakuru ibyo ntacyo mbiziho ntabwo ibyo nabyinjiramo wenda wowe ubifitiye amakuru ariko uriya mugore ushatse ejo nimubyara umwana w'umuhungu wazamwise Nzovu akaba akazovu gutyo kibereye mu rugo uyobo kubera ko numva Nyamondo ari ryo ryizina rya mu Rwanda baramwita Nyamabondo uzamwite Nyamabondo Nzovu azabyemera uriya mugore ko nabonye azanamwitira izina ndahire ko nabonye baba y'umwana nanjye nkibana n'umugore yitaga izina rimwe nanjye nkitirinde nashatse nashaka ko izina ryanjye rizamuka nashaka kwita umwana Bahizi akabyangasha umugore yitaga amazina y'amakuru izina muri mwana wawe ryose rya mbere ribanza agombye ko yitwa Bahizi aha akora amazina ya generation abagore generation ntumva icyo ari cyo ese generation wakwita umwana Bahizi ryari ryakira mu 80 nazo ko umuntu wabyaye abana muri iyi myaka kandi bose bita Munyakazi buriya umugore wanjye uzi impamvu yabyangaga se ngo ayo mazina ya kera ngo ni yandi ngo ni za karande ngo ushobora kumwita Bahizi ngo nawe agakunda ngo inzoga nk'uko uzikunda ngo agakunda inda nk'uko uzikunda ntabwo Nyamabondo wewe ugiye kuba ubana n'umugore ufite experience nyinshi gusumba Nzovu amaze imyaka 5 atabana n'umugore ni kahe kantu karyoshe wabwira Nzovu katuma Nzovu agirira ryo kubana n'umugore cyambere kiza gushaka umugore ufite umuryango cyangwa ugashaka umugore ufite nyoko gukora aro nyoko gukora cyo kumarira mu buzima bw'umuntu niba yejeje ikawa 10 aguha 3 Nescona niba yejeje ibiki nuko biba bimeze rero Nescona ufise umugore adafite ababyeyi nawe ntabwo yakora ku rukundo ngo rugume oya no kuvuga ngo cyo gihe umugore aba yipapa kani mama ariko numva ngo ziko bifite umugore ufite ubusore ko kugira ngo wemere sinzajya kugura ubugari sinzajya kugura igitoki sinzajya kugura isambaza ubundi ubangiye kumara icyumuro nk'urwagwa yanzaniye ijerekani yanzaniye ubuki ibiro 7 akabido nasi urwo rwagwa wavuze ngo ejo nzaze gusomaho waretse tugashyiraho iminsi nk'itatu abwo kuri ubwo buki hari inzoga bayitaga ngo ijya ifite ubuki inkangaza uzi nk'urwo rwagwa ufashe nk'ubwo buki nk'akanusu cyangwa ikiro ugahita ukubita muri urwo rwagwa tukarunywa nyuma y'iminsi 3 iminota baje kuba ingahe we reka dukora indi nk'icumi oya dusose usoze bwo dutangire bundi boshye kuko nura mutipa ndabona bameze nk'abantu bafite ibibazo barimo kuba ntabwo barimo gutuma dukora neza ibibazo barimo barongorerana wagira ngo bibanye wagira ngo size ikibazo gihari dushake n'inkuni reba ku rubagazo wagira ngo we okay yawe ziyende muri gahunda zacu zatanye n'akazi abari ahanye nabo bafite akazi kabazanye tugende mu kazi kacu mutipa zibona umupfuboza ko bari mwiza nase n'umutinganyi
afite n'amaroje afite n'akabi bita gikondoroje Atereka. tubanze no kugasohoza tukamamaze gikondoroge ni akabari kameze neza Tugiye kujya aha. niwe manager ahubwo ari ikibazo bagira burushati iryoshye oya nzovu ntusimbuke ikibazo Batubwira badusongera ubugarizi. nzovu ufite ikibazo iyo umuntu yenze urwagwa arabanza akaruhonjaho akumva ko urwagwa agiye gucuruza ruryoshe ese umuntu yubatse amaroje arabanza akayarongoreramo none ubwo wowe ufite amaroje wajya gukodesha ahandi Hano ngiye bundi hano kugira ngo wemere. Hano hagiraga inshuti yanjye bitaga Mazambe. Bamwitaga muri Berwa Samuel. Mazambe yari afite akabari hano ku bagide Ku bagide. Mazambe ahubwo ntibari baramufunze se Ari iwawa. ariba shaho areba Umugore witwa Karariza. afite umugore bita Mazambe twangiriye neza. Tugana kunsura. tumone kumusohoza Mazambe twangiriye umugore wa Karariza. tugana ku musozi w'ikiganiro tujya dusezera bano bantu bari badukurikiranye ako tujya tubanze dusezerane mu gifaransa Bye bye. Bonne nuit ku bakunzi ba Nzovu 150. Bonne nuit, bonsoir, ijoro ryiza. Ubu mwebwe muri mu kazi natwe turi mu kazi. wibuze ntabwo nabizi ibyo ariko bongo bongo. Reka tuvune wa kera. Twagore twa kera. Jenoside kirangira. yo musavuze Tujya muri forest tukavuga. Tukabura umuzungu. Ngo done mwaterarija. Gotone mwaterarija. Turimo kuvuza akatavuga. Uzana wabikoraga ibyo bari abana bo ku muhanda bure babazi igifaransa kuvuga ngo done mwadarija sha ntago babiyoberwa Iyi ntabwo babiyoberwa. nkabari abana abamarine ndamuhangri Ngo nyine tuvuga give me money. give me money mu cyongereza umuzungu ngo give me money Give me money. ngo ndashaka amafaranga okay mwagize neza kuganira natwe murakoze mboneyeho gushimira abakurikiranaga Nzovu 150 ndi kumwe n'umuvandimwe